habo mwagiye mureka ibintu nk'ibyo tuzafunguka ryara amaso nta n'isoni mugira ngo abanyarwanda bose babayeho neza mugira ngo babayeho neza nk'uko mwebwe mwirwa mubiririmba imihanda za convention mugende mu biturage mureba barwaye amavunja abirirwa barira bashaka ngo utujumba two kurya abo mu bari bo muvuga nimukajya mutwereka abantu mwafotoye ku ngufu mwabambitse inkweto n'imyenda kandi inzara ibishe wowe sabo ngabo uvuga ubabona hehe cyangwa waberekanye batwereka ndababona n'ubu ndakubwiye ngo ubu ngubu turi saa 12:38 urumva nibigera saa 4 manuka ugenda ujye Nyabugogo ureba abantu baraye hanze badafite naho barara ibyo sari igihugu kitagira umukene nta gihugu kitagira umukene ariko igihugu kitagira umukene gute mwirirwa muvuga yuko mwakisizoye ngo iki abantu mubategeka mushyira abantu amakaro inyuma y'inzu mu nzu ari ibyondo ariko muzaceceka kugeza cyane umuntu ubeshya wiza kutubeshyera genda ninde subeshya ninde ubeshya ngo ngende ndimo kunyomoza ibyo mubeshya muraza mukirirwa mubeshya bano bafina bataba hano mu Rwanda kazi bibazo bihari ibihugu byose genda ibihugu byose bibamo abakene ariko igihugu atari cyo cyakenesheje abaturage bacyo cyakenesheje abaturage no umunebwe utarashaka genda ubusubu ngo abantu babujije kuzunguza nuko babahaye ibyo gukora ubu abana bari Bugesera bigize indaya association y'indaya bigize ngo basunika simba barabimyaka 10 kugeza kuri 18 abo ngabo leta bayabavuzeho hako mwagiye mureka ibintu by'ubugoryi ubu hari ahantu hataba indaya wa mugore we ubu hari ahantu hataba indaya abarizaba niga ubwo songo niduvuze ko ndi mushiki wa motion ahubwo ni musasi narusiye mushiki wa motion wa hehe umva nawe kandi reka mbabwire fina none ngiye nta n'ubuzashyiraho n'ingenga bitekerezo kubera yuko nta n'uzashobora kuyishyiraho nta nubwo azabona n'ahatangirira kuyishyiraho urumva n'ibyo mwakivugisha byose intore muri abo ngo muzi kwivugisha ngizo ni inyangarwanda ngo ni ibigarasha ngo ni intera hamwe ntawe uzakira icyo ngicyo kuko ntaho kizamfatira kuko ntabwo byoroshye nta na hamwe kuko nibyo mwitwaza nyine batavuga rumwe n'ibyo muvuga mwumva ko ngo batanatuza ngo umuntu ushobora kuba nawe umenyereye gusakuza ibintu mwigize byo kwirwa mwita abantu ngo ni inyangarwanda umuntu uvugira umunyarwanda ufite ikibazo ntago ari we nyangarwanda kurusha wowe ukoma mu mashyi bakubwiye ngo iziri ku mukandara inzara iratangiye mugakoma amashyi nta n'isoni nta nzara imvura igwa ngo twitegure ngo gupfa ngo turwana ariko dufitiye intambara mu gihugu cyacu mwarangiza mukirirwa ngo ujye uvugira Rwanda rugufi uzajya ubona umuntu ushonje nimba ubazi ujye ubavugira abangahe bavuga ibyo batazi niko bimeze nzahangana n'izo ntore zigize intore zidakoreka tuzahangana muzareba ibintu muza mwirirwa mubeshya abanyarwanda mwirirwa baragushyigikiye barimo baravuga yuko ibyo urimo uravuga ibyinshi ari ukuri kw'inzara ihari n'ibyo by'ibishanga nanjye nabibonye kuri YouTube nanjye narabibonye kuri YouTube ndahari niho mba ibyo mvuga mbinyuramo amanywa n'ijoro nazagira ngo kuko ngo bambaye neza ngo basohotse inzara yenda kubica banki zirirwa zitwara ibintu by'abantu umuntu akagenda akajya gusaba inguzanyo muri banki kubaka inzu yamara kuzura bakayisenya ariko numara kuvuga utubwire ngo mumeze neza ngo mubayeho neza hari ababayeho neza ariko hari n'ababayeho nabi ntitukajye twibagirwa ko hari n'ababayeho nabi mujye mutubabarira nturasoza se nsoza iki se nzasoza ariko namwe mwamenye ukuri mukamenya kuvugisha ukuri ibintu byo kwirirwa mwayigize ba jorokoni ibintu byo kwirirwa mwigize ngo muri abadakorwaho abantu turimo gupfa dupfa ibyo nibyo bibazo abanyarwanda duhura na by'amanywa n'ijoro kwirirwa mwigize abantu badafite ibibazo kandi ibibazo byenda kutwica nta n'isoni n'abanyarwanda bafite ibyishimo hano ni uwo muntu
niko washoboye mugiye kumwita indayi mugiye kumwita inyangarwanda kubera ko njyewe ukuntu avuga ndumva inzara yaramwishe yabimwishe uretse kumushinyagurira se hari ikindi wakora ni benshi uw'Imana uri gushinyagura nimba wariye saa sita ntabwo bishatse kuvuga kuri butuke mugenzi wawe tumenye ko tugikemura ibyo bintu simbigushyigikiye ibyo bintu uvuze ngo inzara yamwishe ni uburenganzira bwe uw'Imana kuraje n'ibyo wavuze ndagushyigikiye uw'Imana nta nzara mfite umva nta nzara mfite ntabwo mva mu muryango w'abatindi ko baguhaye umwanya ngo usakuze kurusha abantu bose kuvuga umva ngaho sakuza twumve ushonje sonza ku giti cyawe sakuza nibisakuza twumve irihese umva nta nzara mfite nta nubwo mva mu muryango w'abatindi ariko njye ntabwo ndi inkoma amashyi ntabwo ndi igifaga waje kwigira imvuganye y'abaturage ninde wagutumye n'abavugira kubera njyewe ugira ngo ndi namwe mumara kubona ibyo murya mukumva ariko n'abandi bantu ngaho wigize imvuganye oya genda mujye mureka kwirirwa mwikira beza kandi muri abanyabibazo turi abanyabibazo niyo mpamvu perezida yirirwa asaba ubu ngubu amanywa n'ijoro yirirwa atakamba ngazongera kore za disikuru zo kwirirwa avuga ngo biciye mu yihezi oya genda hari igihe kizagera wicuze oya genda twarabahazi ibintu byo kwirirwa musa mba mu Rwanda igikondo wangegera we kurya gatanu niba ushaka ngwino mpige ngo mu Rwanda genda ngo mu Rwanda nakubwiye rero none nganyine ngwino nshaka nakubwiye igikondo nyenyeri kurya gatanu banguka nivuganira na Fera ntangamirwa banza wige kuvugisha ukuri yigira ko ari akajyayo bamwihorere abana ni wowe njiji nyine mwariboneranyije ba Gasaro baba badahari muba mwariboneye abadahari ba Fina mwirirwa mubabeshya twe turahari rero turahari kandi twahagurutse ibyo Scovia uri kureba ibyo Scovia yavuze ngo duhaguruke twahagurutse muhaguruke natwe abazavugisha ukuri n'abazavugisha ibinyoma tuzareba bazatsinda ukuri niko gutsinda umukuru w'igihugu kuka leta ngo bamwihorere ese we murashya mwana kugira afite intare ngo nyimuhe koko imuhumire ariko mwana we abana nk'aba urakarama bame hoshi nagenda imaze kumwogagiza ngo aze kwitira warupa felicitation warupanda rwose felicitation y'akanwa se n'umudari ukuri guca muziko ntigushye kandi uzaramba Fina nawe uvugisha ukuri ariko mukanyiko we ntabwo ajya avugisha ukuri niyo mpamvu rero buri muntu uzaza avuga ngo abantu nka ba Fina ni inyangarwanda nta macakubiri ndakumvamo nta kintu ndumva cyo gutandukanya abanyarwanda uvugisha ukuri ariko bano bantu baza birirwa bigira ngo twebwe ngo tubayeho neza niba babayeho neza bahereze buri muntu uburenganzira kuvuga tutishe munsi y'ibitanda murebe abantu bahaguruka bakavuga nta n'isoni murebe bahaguruka bakavuga murebe ukuntu bangana Imana ikumera umugisha wa mwana we nzajya gusenga ku bwawe nzajya gusengera ngenda mukunda ariko Imana ikumera umugisha buracyahari ndabibonye warupa ripu umwana wanjye umva rata mukomeze murwanire abanyarwanda kuba twakishyira hamwe ibintu by'amacakubiri hari umuntu numvaga avuga ngo kereka ngo byibuze ngo leta yacu yongeye kuyoborwa n'umutwa hoya uwo ari we wese ariko utatandukanya abanyarwanda twese tukagira uburenganzira bwacu freedom of speech buri kintu cyose tukagira uburenganzira uwo muntu uwo ari we wese muzamushyigikire yaba ari we umwana baramushutse ngo azi kwiruka arenga iwabo nawe reka
bagumye bakoshya maze witere hejuru uvuge Uwimana kandi Imbonyosha Uwimana. Vuga ibindimo ntawe unyosha mujya muvana ubusutwa aho ngaho. Uwimana. uciriye umugani ngo umwambushe kumuheta bitari bujyane nawe reka buretse gatoya ukomeze wiyogeza akanwa ukoze uruguru ruri mu rukarage ntacyo nyine rero uzajya ukomeza uzakomeza ubigifobagare kugira ngo utazajyana kugira ngo utazagenda wenda ururimi n'inyama ariko tuzavugisha ukuri tuzakuvugisha kuko ibintu bizagenda ntabwo bizaguma bimeze gutya Uwimana. ariko muzi kuki mwumva tuzaguma mu gihugu cy'iterabwoba tuzabaho igihe kizagera abantu bose babeho bafite uburenganzira bwabo bafite izihe ndashima ariko indashima ni ibiki byo birimo kuvuga urindashima indashima se gute indashima gute n'ibyo ngibyo mwihaye bya motion ngo ntabwo ngo ari ngo ni indashima ngo ni indashima yakoresheje ubwenge bwe bamusapotinze kuko yari yakoresheje ubwenge bwe iyo aza kuba ari igicucu ntabwo bari kuba bamusapotinze ibyo mwigize ngo motion ngo ni indashima se yaza kuba ari injiji umuzana hano n'indi wamuvuze ubwenge bwe nibwo bwatumye bamumenya ibyo bintu mwigize ngo indashima ni ugufobagana gwe fobagano nyine usigare ushima wowe twe ntituzashima ibyangiritse babwire umwana wanjye babwire we mana kuki ubaye kuremba ngo mwafunze tiktok ya Fina ngo mwarayifunze ngo kugira ngo aceceke dore Fina mushyashya arahageze nasirije mushyashya arahageze kujya hanze abantu bararambiwe reka abantu bararambiwe kubikira abantu bararambiwe gukoma mu mashyi abantu barashaka reality check icyo bita reality check abantu bararambiwe ntago wahoze umuntu kunuze ku nkeke umutera ubwoba ukubita imbwa cyane ukayimara ubwoba ubu niho bigeze rero ndakubwiye ngo abantu bari mubaze mubwire nk'ubutumwa teta yatanze yanditse ejo bundi mubaze mubwire ikintu mubunengaho uwo Claudine naza mbwira ubutumwa teta yatanze ejo bundi ikintu abunengaho teta wumye se yigize abababaye abantu bose bazana teta gishinzwe kumenya abantu bose ubutumwa batanze reka kubuye ko gishinzwe kugeza ubutumwa bwa buri munyarwanda yanjye we mpita nanamubaza utamushyanditse iki we ngo nuko yavuze ngo ndamuga ko genda umuvugizi w'abanyarwanda ku buryo umunyarwanda wese ubutumwa ashatse gutanga anya kubusesengura we buretse gatoya umva n'abandi bazaza n'abandi umusesenguzi w'abanyarwanda niba n'umudamu niba n'umukobwa banza ujye Claudine n'abandi bazaza bavugisha ukuri abatari nkawe ese njye muri njye rubyiruko njyenyine mvugisha ukuri sinjye njyenyine mvugisha ukuri abavugisha ukuri ni benshi wowe rero umuvugizi abavugisha ukuri ni benshi sheri bazaza n'abandi bazatinyuka ubwoba buzabashiramo tuzahaguruka turwanirira igihugu cyacu kuko tuzazigisigira abuzukuru n'abuzukuruza ntabwo kizasigara ari icy'umuntu umwe aragenda igihugu kigasigara igihugu kigasigara bose tumaze kugira abayobozi bangahe batumye bose baracyari mukomeze mumwohagize kubw'ubukore umwana yanjye ko muri abakozi atana kugaburira kabiri umva Fina reka njye mbabwize ukuri kwanjye uyu mwana ari bari ngewe niyo yanditse kubaho icyo yanditse cyose kiri ku mutwe wanjye no ku mutima bajye bareka kwigira abantu badatekereza bavuga wa mukobwa we ubundi reka mbaze babwiye kuki se wumva ko ibyo uvuga avuze ntunatuza ngo ureke uhe abandi ibitekerezo niba ibyo avuga ari ukuri umva wa mwana icyo kora cyurambabaje ariko we mwana kuri umurishisha kari gukanurira we babwira ngo ziri ku mukandara ugakoma mu mashyi niwo ufite inzara kuko nta n'ahandi wayijyana nta n'ahandi wayijyana urumva bayababwira ngo ambara umukandara wambare nta n'isoni ambara umukandara wundi uceceka ariko twebwe ntabwo tuzemera kuwambara tuwambaye imyaka 31 urashaka kongeraho n'undi dukome mu mashyi dukome mu mashyi y'iki tugakomere mu mashyi y'iki ntabwo njya mubwira ngo ukomere mu mashyi niba wumva utanyuzwe uzajya hunyuzwe basabye kutumvikana ngo bazapfa barwana nzira madamu akahe kari wowe uzagapfana umunsi uzareba yuko ibyo wizereramo
kumukoraho abanyarwanda baramutoye ari kuri manda ye bande kubera icyo ushyira mu bwinshi ntacyo muzamutwara bivuge wowe wenyine muzaruha ni icyuma se ni icyuma ku buryo ntahazajya ni icyuma wiyahure rero kuko ntacyo uri bumukore hari ibyatangiye tubona ari byiza ariko uko ibintu bigenda iminsi igenda yiyongera tuza kubona yuko nta bwiza bwabyo bwari bubirimo nanjye uyu nguyu uvuga n'ubwo nenga hari ibyo nakorewe na leta mbona neza yuko ari ibyo leta imbereye umubyeyi pe ariko uko ngenda nkurura ibintu naje gusanga nta cyiza yigeze inkorera kidasanzwe gishobora gutuma ntanenga noneho ibibi byose bakamara gukora rega nanjye ndaza kunenga nyuma ni ukuri nanjye ndaza kunenga